bakoranirije mu ijuru rye. Ubwo impanda z'Uwiteka zizavuzwa mu ijuru, habaye urya munsi mwiza uhebuje, abakijijwe bo ku isi bose bazamwitaba, abakoranirije mu ijuru rye. Zahamagarayo amazina yawe yose mu gitabo cy'ubugingo, siko nzumva izina ryanjye nkitaba. Ugazaza Yesu ahamagara kujya munsi, amazina yawe bose mu gitabo cy'ubugingo, siko nzumva izina ryanjye nkitaba. Uwo munsi hazazurwa abapfiriye muri we, bave mu bituro nk'umucunguzi ko yazutse, bazahurira mu ijuru n'abazaba bariho. Nzaba mpari nanjye singomba kuburayo. Uwo munsi hazazurwa abapfiriye muri Kristo, bave mu bituro nk'umucunguzi, bazahurira mu ijuru n'abazaba bariho. Nzaba mpari nanjye sinaburayo. Amazina yawe bose mu bitabo cy'ubugingo, siko nzumva izina ryanjye nkitaba. Yesu ukazaza ahamagara amazina yawe mu gitabo cy'ubugingo, yatwanditse nziya, siko nzumva izina ryanjye nkitaba. Yesu databuja nzamukorera ntacogora, mwiza ubuntu n'urukundo amfitiye, maze imirimo yo mwiza ry'amanini ndangiza, azampamagara ngeze mu ijuru. Yesu databuja nzamukorera ntacogora, mwiza ubuntu n'urukundo amfitiye, maze imirimo yo mwiza ry'amanini ndangiza, azampamagara angeze mu ijuru. Yesu databuja nzamukorera ntacogora, mwiza ubuntu n'urukundo amfitiye, bwamamaza hose, maze imirimo yo mwiza
sa maganda ang masinayabi mo sa isang ba magitabo chuji ko kung subisin na dyan kita ba Gitabo,